Nshuti za Haleluya Amina TV kandi bavandimwe, ndabashoboje isaha nk'ingiyi y'Imana ikomeze kubaha umugisha. Ngarutse k'uyu muyoboro ngira ngo tugire ibyo twongera kunguranaho ibitekerezo, twongere tuganire. Wowe uwugezeho ari ubwa mbere, ushobora gukora subscribe kugira ngo nawe ukomeze kwagura uyu muryango, kandi na video tuzadushyiraho ijye ibasha kugeraho vuba vuba. Uze kwihangana rero uyu munsi video rwose uyisoze, kuko nkubikiye itangazo ryiza cyane. Niyo ryaba ritakureba, ryaba rireba mugenzi wawe, niyo ritera mugenzi wawe, ryaba rireba umubyeyi wawe cyangwa se umuvandimwe wawe, rwose uze gukora share ahantu hatandukanye, haba kuri WhatsApp, haba kuri YouTube, haba kuri ahantu hatandukanye, mbese kugira ngo tuze kureba ko umurimo wacu mwiza wakomeza kujya ugenda neza. Nkuko rero iyi shene ari iya Kristo, reka tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana idushyigikire muri iki kiganiro. Imana turagushimye, tugushimiye ko uri umubyeyi wacu, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko utajya wirengagiza abantu waremye, tugushimiye ko uhora uturemera amashimwe, tugushimiye ko uri data mwiza waduhaye umukiza Kristo Yesu, araducungura atuvana mu byaha. Turakwinjiza rero kugira ngo muri iki kiganiro ubanye natwe, kandi uha umugisha abantu bose bagiye kudukurikira. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Nshuti za Haleluya rero, nk'uko bisanzwe, amazina yanjye ni Hitimana Dismas. Tugiye kuganira ku ngingo ebyiri. Turaganira ku ngingo ivuga ngo iby'ingenzi biranga umunyarwanda nuko wakwitwara bataye ibyangombwa. Reka mbasubiriremo iyo ngingo. Iravuga ngo iby'ingenzi biranga umunyarwanda nuko wakwitwara bataye ibyangombwa. Nze kwibutsa ko hari itangazo mbabikiye muza gukurikirana ry'umuntu wataye ibyangombwa. Ubwo rero ntuze gucamo iyi video mo kabiri, ahubwo ugere ku musozo wayo kugira ngo ubashe kubona amakuru akeye. Iyo ngingo rero mvuze ngo iby'ingenzi biranga umunyarwanda mu Rwanda, reka tugerageze kuyisesenguraho gatoya. Mu muco nyarwanda hari ibyangombwa n'ubundi bishobora kuba byaranga umuntu. Izina ry'umuntu rishobora kuba ikirango cy'umuntu nyine. Buryo bakwise izina riba ribasha kukumenyesha mu bandi, cyangwa se rikagutandukanya n'abandi, bikaba byakubera ikikuranga. Umubyeyi wawe nawe ashobora kukubera ikirango, bavuga ati uyu muhungu, uyu mukobwa, uyu mugore ni uwa naka, ni uw'uyu n'uyu. Urumva rero ko ibyo bintu nabyo bishobora kuba ikirango kiranga umuntu. Akazi ukora cyangwa se izina ry'irihimbano runaka, nabyo bishobora kukubera ikirango. Ariko hari n'ibindi biranga umuntu byashyizweho na leta cyangwa se byemewe n'amategeko. Twavuga nk'irangamuntu. Irangamuntu cyangwa se irangamuntu cyangwa se ikarita ndangamuntu, ni ikarita itangwa n'ikigo gishinzwe indangamuntu nyine cyitwa NIDA. Ni irangamuntu iba iriho amazina, iriho ifoto, iriho igihe wavukiye, iriho aho wayifatiye n'ibindi bitandukanye. Iyo rangamuntu rero iba ikwiriye gufatwa neza, iba ikwiriye kubikwa neza, iba ikwiriye kubikwa ahantu heza, kubera ko niyo ituma ushobora kuba wafata ibyangombwa bindi, wafata icyangombwa cy'umutungo, wajya muri banki bakaguha ugafunguzamo konte, wajya kwaka inguzanyo bakayiguha. Udafite iyo rangamuntu, ibyo bikorwa byose ntushobora kubikora. Iyo rangamuntu rero ikwiye kubikwa neza, igafatwa neza. Ikindi cyangombwa mu Rwanda gihari, na perimi. Perimi burya nayo ni icyangombwa. Perimi ni uruhushya rutangwa na polisi rwo gutwara ibinyabiziga. Ni ukuvuga ngo iyo udafite icyo cyangombwa cya perimi, ntabwo uba ufite uburenganzira bwo kuba watwara ikinyabiziga mu muhanda. Kandi perimi ni icyangombwa cyiza cyane ko gishobora kugutunga, kikagutungira umuryango, kikagutungira urugo, kikagutungira abana, kigishyurira abana ishuri, kikishyurira abana minerivare, kikishyura mitiweli n'ibindi bitandukanye. Iyo perimi nayo ikwiriye kubikwa neza. Umuntu yakwibaza ngo yatakaye se, ibyo byangombwa byatakaye wabyitwara mute? Ibyangombwa byatakaye rero, byatakaye ukwiriye guhita wikira kuri polisi, cyangwa se ukajya ku murenge, cyangwa se ukajya ku mudugudu, cyangwa se ugatanga itangazo kuri radiyo n'ahandi n'ibindi bitangazamakuru. Reka
babwira rya tangazo rero nendaga kubabwira kugira ngo nyirayo abashe kuzabona ibyangombwa bye. Uwitwa Muvunyi Nasoni ufite indangamuntu rero babwire nimero zayo cyo zavutse mu 1994, akaba afite na perimi yafashe ku cyari cy'ubwire 2025, aramenyeshwa ko ibyangombwa bye azabisanga ku murenge wa Kanombe. Yambasubire biri tangazo, uwitwa Muvunyi Nasoni ufite indangamuntu hari babwire nimero zayo ariko wavutse mu 1994, akaba afite na perimi yatanzwe itariki 23/6/2025, aramenyeshwa ko ibyo byangombwa bye byatoraguwe ku muhanda ujya uva Bingaro ugana muri Coko mu kagari ka Karama murenge wa Kanombe. Iyo byangombwa azabisanga ku murenge wa Kanombe. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, mufashe uyu muvandimwe murebe ko ibi byangombwa bye yabibona, mukora share, mutanga comment, kandi nabibona azaduhamagaye adushimire. Murakoze, Imana